twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mukurikirana ibyigisho byacu, tubashimira ubwitange mugira mu kubikurikirana ndetse no kumubwira abandi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku cyigisho cyiza, icyigisho kigenewe ino minsi iheruka, icyigisho nakwifuriza kugira ngo umaze kucyumva ube wakigeza no ku bandi, kugira ngo ubu bufasha ijuru riduhaye bubashe kutugeraho twese kandi budufasha twese ko twifuza no gukira twese. Imana rero ikomeze kubaha umugisha. Tugiye kuganira rero ku cyigisho kidufasha ku byerekeranye n'ingingo ivuga ngo ese ni gute twagabanya indwara? Ese ni gute dushobora kugabanya ku nzara? Indwara byagabanyuka bite tubigizemo uruhare? Reka tubanze twasenga hanyuma dutange umuti ijuru ritunyuzamo. Dusenge. Mubyeyi wacu, data wa twese, turagushimye, tugushimira ko ari wowe gisubizo cya byose. Mu nama utanga, mu kuzumvira kwacu ko ari umugisha ukomeye, uhabwa icyubahiro. Ngiye guturangira umuti rero ukuntu twakira cyangwa se uburyo twakoroshya indwara, uburyo twagabanya inzara zigenda zica ibintu hato na hato. Ngaho tubashishe kandi dutere umwete wo kumvira mu izina rya Yesu. Icyigisho rero tugiye kuganiraho kirabimburirwa n'isomo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, igice ni cya 21, umurongo ni wa 11. Haravuga ngo, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara, hazabaho ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ahangaha Yesu Kirisitu yari gusobanura ibyerekeranye n'uko Yerusalemu izarimbuka ndetse no guteguza n'abantu ibyerekeranye no kugaruka kwe. Yavuzemo ibintu bizabaho bigera muri 6, ariko hano tugiye kuvuga ku bintu 2, uburyo twabigabanya muri iyi si, tukabigabanya mu miryango yacu ndetse no ku giti cyacu. Tugiye kwibanda kuri iri jambo rivuga ngo inzara yagabanuka iti? Bamwe bashobora kuvuga bati ni ugukora cyane, abandi bati ni ukurarukora, abandi bagatanga ubusobanuro bugiye butandukanye, ariko hano hari inama ijuru ritanga kandi rifasha. Nubwo ibyo bimaze kuvugwa nabyo byagira icyo bigabanyaho, ariko tugende ku mwanzuro w'ijuru byaba byiza kurushaho. Hazabaho inzara, reka dutaruke ibyorezo, ahubwo tuvuge ngo n'indwara. Ese izi ndwara za hato na hato hirya no hino abantu bagiye batandukanye zo zagabanuka zite? Reka rero twifashishe ibitabo bigiye bitandukanye kugira ngo turebe ukuntu iyi nzara izagenda ibaho hirya no hino, ibi byorezo by'indwara bizabaho hirya no hino, turebe uburyo n'umuti umwe wadufasha kugira ngo tubyirinde cyangwa se tubigabanye dushyizeho uruhare rwacu. Tugiye kwifashisha iki gitabo kivuga ngo inama ku mirire n'ibyo kurya. Inama ku mirire n'ibyo kurya, turagiye gusoma ku paji ya 45 n'ingingo ya 52. Ingingo ya 52 avuga ngo igihe kwezwa bidashoboka. Igihe kwezwa bidashoboka. Ingingo ya 52 iravuga ngo umugabane munini w'indwara zose, umugabane munini w'indwara zose zizahaza abantu uba ari ingaruka z'ingeso mbi bimenyereje, bitewe n'ubujiji banze kureka, cyangwa bitewe no kutita ku muco Imana yatanze ugendana n'amategeko agendana n'imibereho yabo. Ntabwo twabasha guhesha Imana ikuzo mu gihe turangwa no kugira imibereho igomera amategeko y'ubuzima. Ntabwo umutima wabasha gukomeza kuba uwerejwe Imana mu gihe wokamwe n'umururumba wo kwifuza ibibi. Ahangaha umuja w'Imana atanze imwe mu nama ituma indwara
zikomeza kwiyongera ndetse no kuzahaza abantu. Avuzemo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere avuze ngo ingeso mbi. Hari ukuntu abantu bagira ingeso mu mirire se, kuko hari abantu benshi bavuga bati njyewe aho nabibonera nabirya, njyewe aho nahurira nabyo ntabwo byabasha kungira, ubwo yerekeza ku biryo. Ariko ingeso mbi mu mirire. Hari ukuntu abantu umuja w'Imana avuze yuko ngo hari ukuntu ngo abantu bagira umururumba. Ese twebwe ntabwo biri kutubaho mu byerekeranye n'umururumba? Ugasanga dutanze nk'urugero, ukabona guhera mu kwezi kwa mbere, ni urugero reka dutange urunguru rwihuse, umuntu agiye nko muri kopera izagura inyama ku bunane bw'umwaka utaha. Tekereza izo nyama umuntu yapangiye umwaka utaha, ese bizagenda bite gupanga mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, kugeza mu kwa 11, mu kwa 12 azazirya mu mwaka utaha? Ese uretse kuba yakunda inyama, umuntu nta mururumba urimo? Wapangira ibyo kurya umwaka wose? Urwo ni urugero rumwe rw'icyo dushoboye gutanga. Ikindi cya kabiri mu bintu biri gutuma indwara ziyongera n'ubujiji. Abantu banze kureka ngo njyewe impamvu ibi ngibi mbyumva, ngo impamvu mbikora gutya, ngo niko ngo nasanze ngo na papa ngo na dadi ngo na sogokuru ariko babigenza. Ubujiji. Ugasanga umuntu ari gukurikiza sekuruza abayeho mu 1500 ngo niko yabigenzaga, ngo nawe niko ari kubigenza, kandi igihe sekuruza yabayeho icyo gihe cyarahindutse. Sekuruza yahingaga inyuma y'urugo, amatungo inyuma y'urugo, byose biri inyuma y'urugo ariho abibonera. Ariko si ubu ngubu byose babibona inyuma y'urugo. Ubujiji ko umuntu ubujyaniranye n'igihe. Ahangaha rero tugendeye kuri aya magambo avuga ikundu dushobora kwezwa, nuko tugomba kureka ubujiji, tukareka na bimwe mu tumenyero twagiye turagira. Ahangaha ku ngingo ya 405 muri iki gitabo kivuga ngo inama ku mirire, ingingo ya 405 naho hari igisubizo cyiza nabararikira kivuga ngo uko inzara yiyongera, ibyo kurya bigomba kuba byoroheje. Ubu mu bintu bigomba kudufasha kugira ngo inzara yorohe, nuko ibyo kurya tugomba kurya bigomba kuba byoroshye. Hari amagambo avuga ngo ikibazo cy'imirire ntikirumvikana uko bikwiriye ku rwego rwuzuye. Haracyari byinshi nanone byo kwiga. Ubu kugira ngo dukire inzara tugomba kwiga cyane. Abantu benshi bishobora kubatangaza bavuga bati ese twakwiga igitabo cyerekeranye n'inama ku mirire, ese twakurikiza inama ku mirire kandi ibyo kurya byabuze? Bamwe bakavuga bati ese nabura kuja kubishaka nkaja gusoma. Ariko ni ingorane ikomeye kuja kubishaka utasomye, aba ari ikibazo. Bibaye byiza wabanza wasoma ukaja gushaka ibyo Uwiteka yatanzeho inama, ukamenya n'ukuri buze kubikoresha. Dukomeze twumve ngo haracyari byinshi nanone byo kwiga. Uhoraho yifuza ko ubwenge bw'abantu be aho bari hose ku isi buba bwiteguye kwakira amabwiriza atanga yerekeranye no kuvanga ibintu runaka mu gutegura ibyo kurya bizaba bikenewe ariko bitari byatangira gukorwa. Mu gihe inzara, ubukene n'akaga bizagenda birushaho kwiyongera ku isi, imitegurire y'ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro igomba kuzagenda irushaho koroshwa. Si umuti mwiza w'inzara? Ibyo kurya tugomba gushakisha uburyo bworoshye, tugomba kurya ibiryo byoroheje. Niba waramenyereye akaboga, ndavuga inyama. Niba waramenyereye agafiriti, ndavuga ibirayi byanyuze mu mavuta cyangwa se igitoke nangwa ibijumba. Iyo ndyo igomba kurekwa nangwa ikagabanywa. Niba wayiryaga 3 nangwa 4 mu cyumweru karibwa rimwe, izo nshuro zindi ayo mavuta ibyo birayi bigasimbuzwa ibindi bijyo kurya byoroshe bitari ibyo. Inzara ntabwo dushobora kuzayikira kuko iminsi igenda yicuma, inzara igiye kujira agenda noneho ikanda cyane.
dusubiramo aya magambo ngo mu gihe inzara ubukene n'akaga kumva ko tugiye turoroshya ibyo kurya Uwiteka Imana ubwayo yivugiye tukabyorosha ubwacu inzara twayikira ubukene twabukira n'akaga byagenda birushaho biri kugenda birushaho kwiyongera ngo byagenda byoroha abakora umurimo uwo murimo bakwiriye guhora bingira ku mwigisha mukuru ukunda abantu be kandi uhora abifuriza ibyiza umugambi w'ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro mu gusimbura ibiryo biratwagize akamenyero harimo inyama n'ibindi byose byagiye bitangirwa inama ahangaha kumva ko rero ijuru riri kutubwira ngo tworoheje imirire za ndyo tumenyereye ziremereye za marigarine n'ibindi bituboneka mu bikopo bigiye bitandukanye tukagenda tubisimbuza imboga zoroheje amashu dodo ibishushu bitari byo bishayote za mboga zigiye zoroheje nta kabuza yaba kaga yaba inzara byaba ubukene twaba turi kubirwanya mu miryango yacu inama turi buze gusorezaho kugira ngo turebe ko inzara y'ibyorezo by'indwara byahanuwe mu minsi iheruka byakira tugiye kwifashisha aya magambo y'ukuntu twareba umuti ijuru ryatanze ku ndwara yabaye akarakaje indwara yitwa kuribwa imitsi ubu abantu benshi iyo babwirwa ku byerekeranye n'indwara yo kuribwa imitsi usanga rimwe na rimwe bavuga ngo nibyo babateze abandi bati ni uburozi abandi bati nagiye gutambuka mbona sinzi ibintu bashize mu nzira atubanza ari bya bindi natambutse ejo bundi byari bikoze agasozi mu nzira ugasanga bari gushakira ibisubizo aho ngaho nyamara ijuru ryagiye riratanga umucyo ku nama yose ikenewe ku kibazo ndetse n'akaga icyo ari cyo cyose satani yakuririraho ateshura abana b'Imana inzira ijuru nacyo cyagiye ritangira igisubizo niyo mpamvu bimwe tubyita inyatsi ibindi tukabyita imitukiro ibindi tukabyita ngo ni wa muturanyi duturanye uri kungendaho ngo ni wa muturanyi twagiranye ikibazo uri gutuma ibi byose biba nyamara ugasanga nubwo satani ashobora kwifashisha rimwe na rimwe abo duturanye cyangwa se abo twegeranye ariko reka turebe umuti watanzwe ku byerekeranye n'imitsi umuti wa mbere watanzwe tuzawusanga mu gitabo cyitwa uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero bavuzemo yuko kugira ngo iyi ndwara y'imitsi tuyikire ngo nuko byibura umuntu yaje arakoresha amaguru ubwo ni kuvuga kugenda siporo mucaka gutembera tugakoresha amaguru byibura nk'iminota 20 hagati ya 20 na 30 mu munsi ariko sakando kose karaba ngo munyonzi ngo gera hino ngugeza hepfo nukenera kuja hepfo nukenera kuja haraguru ngo motari ngo tuvuga ibyo ngibyo ntabwo bizatuma tugira amaherezo meza y'ubuzima inama tugirwa niba atari gahunda yihutirwa niba atari gahunda yo gutabara niba bibaye ngombwa wareba bitewe na gahunda ugira mu buzima ugakoresha iminota hagati ya 20 na 30 ku munsi ugendesha amaguru reka twumve amagambo yatanzwe muri iki gitabo cyitwa ibihamya by'itorero ni umuzingo wa mbere aho umubyeyi umwe tutari buze kuvuga icyigisho cyose turi buze kureba aho uyu mubyeyi yari yararwaye indwara y'imitsi rimwe na rimwe bamwe bakavuga bati yaturutse hehe yaturutse aha ngaha bamwe bagahimba ariko reka mbabwire ahantu hagera muri mu hantu 8 hari gutera indwara y'imitsi abantu benshi batazi nibyo ko turangije icyigisho cyadufasha ku byerekeranye n'inzara turangije icyigisho cyadufasha ku byerekeranye n'ibyorezo indwara z'ibyorezo reka dusoreze kuri iyi ndwara noneho y'imitsi ukuntu twayirinda ndetse nuko twafasha bene data bashiki bacu abana bacu abagize imiryango kugira ngo iyi ndwara tuyirinde y'imitsi
tugiye kuvuga ni ku ncamake, ni inama ku mirire, nako ni ibihamya by'itorero. Inama ku mirire nicyo turangije, ni ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere, aho umuryango umwe uyu mugabo imyitwarire, ntabwo abantu benshi bazi ko imyitwarire umugabo agira cyangwa umugore agira ishobora gutera mugenzi we uburwayi bw'imitsi. Reka noneho tubabwire uko ijuru ryabivuzeho. Ni ku paji ya 576 na 577. Uyu mubyeyi yari yararwaye indwara y'imitsi ibura. Ni mwene data witwa se wari warayiteye umugore we. Ni icyigisho kivanye impuhwe mu rugo. Mwumve iyi myitwarire ukuntu ishobora gutera imitsi. Kuba mu muryango utishimirwa cyangwa se ibiwuberamo utabyishimira, ingaruka ivamo ni uburwayi bw'imitsi. Iyi mpamvu ishobora guturuka ku mugabo, imyitwarire y'umugabo, ku mugore cyangwa se ku mugore n'umugabo, cyangwa se umwe muri bo ku bana, cyangwa se bombi, bitewe n'abagize umuryango. Kuba mu muryango utishimira ibiwurimo, aho ngaho ni uburwayi bw'imitsi buzamo. Ikintu kindi cya kabiri Satani yuririraho kugira ngo uburwayi bw'imitsi bwiyongere, ni ukubana n'umuntu uhindagurika. Ubu hari ukunda umugabo ashobora kuba ari mu rugo, umugore ari mu rugo ari kumwe n'abana, ukaba utamenya uko ateye, ukaba utamumenyera. Umugore akaba yavuga ngo ngiye guteka ibirayi, umugabo ati watetse ibirayi gute nashakaga ibijumba, umugore ejo yateka ibijumba, tuteka ibijumba gute nashakaga ifiriti. Ukabona umuntu ntiwamenya uko ateye, ntiwamwiga mu mirire, ntiwamwiga mu minywere, ubwo no mu myambarire ni uko. Yaba yateguye nk'ikoti ry'umukara, tutegura iry'umukara gute mfite iry'ubururu. Iyo wategura iry'ubururu, dore yateguye iry'ubururu kandi mfite irya kaki, maze ugahora muri mucyanganyiko. Umuntu ukorerwa ibyo ngibyo nta kindi kivamo, ni uburwayi bw'imitsi. Bagabo, bagore, mufite ino myitwarire muyigabanye. Icya gatatu gishobora gutera uburwayi bw'imitsi, kugenzurwa akantu kose. Kugenzurwa akantu kose. None se baravuze ngo tube twaterereye? Oya, ariko kugenzura akantu kose ni akaga. Reka dutange urugero mwumve. Umugabo ashobora guhereza umugore iposho, nangwa umugore agahereza umugabo iposho bitewe n'uwinjiza mu muryango. Kamuha iposho y'ibihumbi 5. Ibi 5 uvuye kubihaha iki madamu? Umugabo uvuye kubihaha iki? Ye mwana se uvuye kubihaha iki? Ati dore mvuye kugura imboga za 500, nguze ibishyimbo bya 2, nguze ibirayi by'5, nguze. Ati none ko mbaza yo maze gutanga, ko mbonye utanze 4,900, ijana urishizehe. Ati dore nguza no munyu wa 50 rero. Ati none 50 iyo uyishizehe yisigaye? Ya. Kugenzurwa akantu kose. Icya gatanu, kuyoborwa n'amarangamutima. Ubu no kuyoborwa n'amarangamutima, hari uko umuntu avuga ibintu ari uko ndahari, yaba adahari akavuga ibindi. Marangamutima, mvuze gutya hari yamerera nabi, reka mvuge gutya namara kugenda ndavuga gutya. Kuyoborwa n'amarangamutima bizatera uburwayi, kandi nibyo biri gutera uburwayi bw'imitsi. Icya gatandatu giri gutera uburwayi bw'imitsi, guhangana no kuvuguruzanya. Ubu mu miryango myinshi ntabwo abagabo, abagore bari kuzuzanya nk'uko Imana yabivuze, ahubwo bari guhangana. Mugabo ko nakoreye aya, mugore wakoreye ayahe, mugore ko yakoreye aya, mugabo. Ugasanga mu gihe umwe yaronse ni agahinda ku wundi. Guhangana no kuvuguruzanya biri gutera indwara y'imitsi. 7, imico yo kunenga. Imico yo kunenga.
ubu hari abantu mu miryango, mu kazi dukora ka buri munsi batabona ibyiza. Yemwe Abanyarwanda ntibavuga ngo ni ugukubita inkuba inkoni. Yaba yakubise inkuba inkoni akavuga ngo n'impamvu yakoze biriya byiza ngo ni uko ntagushimire, ntushimirwe impamvu n'ibyo byiza byabonetse, nabyo bikagaragara ko kubikora ari impanuka atari weho wabikoze. Ikintu kivamo ni uburwayi bw'imitsi. Ingingo ya nyuma, nshuti bavandimwe bene data, turi gufashisha imiryango ndetse n'abo dukorana n'inshuti n'abavandimwe gukora ibikujemo. Ubu kuba nta gahunda dufite y'ibyo twakora buri munsi, kuba nta kintu twapanze turakora buri munsi tugiye kwinjiramo, nta kindi kivamo ni uburwayi bw'imitsi. Gukora ibikujemo, ngo reka nerekeze mu mujyi, ngo reka nerekeze mu cyaro hariya, ngo reka njye kureba kanaka, wavayo ngo ariko ngo ahandi nabwira ni hehera, ngo ndi kubona ari ntaho, ngo reka njye kuryama. Uburwayi bw'imitsi. Ariko ibyo byose ni igisubizo cy'ijuru. Reka dushimire Imana ko izi nama nazo zitanzwe, kandi kuzumva no kuzubahiriza ni umugisha kuri twebwe, kandi tubashimire ko kuba muzumvishe mugiye kuzifashisha n'abandi, kugira ngo yaba inzara, byaba indwara z'ibyorezo ndetse n'uburwayi bw'imitsi, kugira ngo tubukire tugendeye kuri izi nama. Ijuru ryakongera andi mahirwe, kuko muri iki gitabo harimo inama nziza n'abatura. Inama nziza n'abatura ni igitabo cy'inama ku mirire, ingingo ya 240. Iyi ngingo ndayibatuye mwese, iradufasha cyane, iradufasha kandi ikaduhereza ihumure. Iyi ngingo ivuga ngo iki? Iravuga ngo ariko umugambi w'Imana Data ni ukudukiza natwe dushyizeho umuhati wacu wo kwemera gukorana na Kirisitu. Tugomba gukora uruhare rwacu, maze ubushobozi bw'Imana bufatanije n'umuhati wacu bukaduhesha intsinzi. Muri kumva ko rero dukoze uruhare rwacu, iyi nama ukayishyira mu bikorwa, iyi nama ukayishyira mu bikorwa, iyi nama ukayishyira mu bikorwa, uruhare rwawe rukavamo, ukagenda ukabwira ijuru ngo Yesu, ibyo nshoboye ndabikoze. Yadukiriza n'izindi ndwara zishamikanye kuri izi ngizi tumaze kuvuga, hanyuma mu miryango yacu tukabaho nta nzara, mu miryango yacu tukabaho nta ndwara zizahaje zimeze nk'uku nguku, imiryango yacu ikabaho nta burwayi burimo bugiye butandukanye nk'ubu ngubu bw'uburwayi bw'imitsi tumaze kubona hano. Reka rero Uwiteka bibafashemo, nanjye ndisize, kugira ngo aya mahirwe duhawe tuyagenderemo, tugire imiryango myiza yifuzwa. Icyo nabasabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, Data wa twese, umaze kutugira inama y'uko dukoze uruhare rwacu mu nama utanga, uruhare rwawe ruri bugufi kandi ni rwo ruremereye kugira ngo dukire. Turakwinginze ngo utwongere umwete n'umuhati wo gukuraho uruhare rwacu mu nama utanga, kugira ngo intsinzi wasezeranye itugere nk'uko bikwiriye, kandi udutegurize kuzagaruka gutegereza no kuzagusanganira mu kirere ubwo uzaba ugarutse. Nibyo nasabira abanyumva, abazanyumva, nanjye ndisize mu izina rya Yesu. Amen.